Ikaze mwese kuri The Bros Entertainment. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru yabayeho mu mwaka wa 1986. Iyi nkuru yabaye ku mwana muto w'umuhungu wari ufite imyaka 16. Uwo mwana yaryamanye n'abakozi b'iwabo mu rugo ndetse yewe yaje no kuryamana na mushiki we. Iyi nkuru yatangiye umwana muto w'umuhungu witwaga Roger avuye ku ishuri yerekeza mu biruhuko. Uwo mwana yaratwawe n'umugore wari umutetsi wabo mu rugo. Ibiruhuko bya Roger yabimaraga mu rugo kwa se. Se yari afite inzu nini cyane. Ibi byatumaga hahora abashitsi benshi. Uko bagendaga, Roger yakomezaga kwitegereza uwo mugore. Gusa imyenda uwo mugore yari yambaye ntiyatumaga Roger abona ibyo yifuzaga kureba, kuko yahishaga amabere y'uwo mugore. Roger yakomezaga kumwitegereza ndetse byaje no kumushimisha cyane. Ibi byose yabiterwaga nuko yaragize mu myaka 16. Uwo mugore witwaga Rapel yaje gutungurwa n'uburyo Roger yamurebagamo, ariko yaje kubyirengagiza kuko Roger yari akiri muto. Bakigera mu rugo, Roger yakiriwe n'abagore benshi. Abo babaga iwabo mu rugo. Yahuye na nyina. Nyina yibajije icyatumye ipantaro ya Roger itoha. Roger yaje kugira isoni, ariko nyirasenge witwaga Margaret ahita amwereka ko nta kidasanzwe cyabaye. Yaje kubwira abashiki ba Roger k'abahungu bari muri iyo myaka bibabaho kenshi. Roger yishimiye cyane kubona umuryango we, cyane cyane mushiki we muto witwaga Bert. Bombi basaga naho bajya kunganya imyaka. Ibi byatumaga bahora bari kumwe kuko nibyo bakundaga byajyaga gusa. Roger yakomeje gutembera aho mu rugo iwabo. Mu ijoro Bert yaje kumusanga mu cyumba cye, hanyuma batangira kuganira. Umunsi wakurikiyeho bombi baratembereye nkuko bajyaga babikora bakiri bato. Batembereye mu biti byaraho mu rugo iwabo. Bert yabonye ikinyugunyugu kiguruka aragikurikira, mu gihe Roger we yahise ahura na Rapol. Uwo mugore yamubwiye ko yari yagiye gushaka imboga ndetse n'imbuto, nyamara Roger ibitekerezo bye byari byibereye ahandi. Nyuma yo kubona uwo mugore, akimara gutandukana n'uwo mugore, Roger yahise ajya gushaka mushiki we. Akimushaka, ubwo yagendaga yaje kugwa hasi. Ubwo yagwaga hasi yaje kumva amajwi y'abantu hafi aho mu gihuru. Arebye neza yasanze ari umukozi w'iwabo mu rugo wari maryamana n'undi mugabo. Roger yahise yiruka ndetse agira ubwoba bw'ibyo yari amaze kubona. Nyamara uko iminsi yagiye yicuma, Roger yaje kumenya ko aho mu rugo iwabo buri wese afite umuntu bajya baryamana. Yaje kubona undi mukozi waho iwabo mu rugo witwaga Helen ajyaniye icyayi umuntu. Mbere yuko Helen asohoka, uwo muntu yari ajyaniye icyayi yaramufashe asa n'umubuza gusohoka. Roger yakomeje kubyitegereza kugeza ubwo Helen yaje gusa n'uhava, ariko bisa nkaho hari ibyo yahoze akora. Muri iryo joro mushiki wa Roger, Bert, yaje kumubwira ko aho mu rugo iwabo umuntu wenyine ukiri isugi ari nyirasenge wabo Margaret. Gusa Bert ntiyiyumvishaga uburyo abantu batashakanye baryamana. Umunsi wakurikiyeho Bert yajyanye na Roger hafi y'umugezi. Yamubwiye ko aho ngaho ariho abakozi b'iwabo mu rugo bose baza kogera, ndetse anamubwira ko yabonye ahantu heza yihisha ubundi akabarunguruka. Bombi bagiye mu biti, hanyuma batangira kubareba. Abo bakozi b'iwabo mu rugo bakuyemo imyenda, hanyuma batangira koga, ari nako baganira ibyo bajya bakora. Nyuma y'iminota mike hari abagabo bahise baza aho ngaho ku mugezi batangira kwihagarika. Babikoze ku bushake bwabo. Abo bagore babareba. Nyuma se wa Roger nawe yaje kuza mu rugo. Yari ari kumwe na mushiki wa Roger ari nawe wari mukuru. Uyu yitwaga Elisa. Elisa yari mwiza cyane, ariko yaritondaga cyane, ntiyavugaga amagambo menshi. Yasuhuje abantu bose bari aho arabahobera. Gusa ageze kuri Roger yamusomye mu gahanga gusa, kandi Roger nawe yifuzaga ko yamuhobera. Bert yaje gufata Roger
ubundi bwo bajya mu cyumba cya Margaret. Begereye neza aho Margaret yajyaga kwicuriza ibyaha. Margaret yicujije avuga ko mu gihe cyose yamaze yirinda abagabo bitangiye kumugora. Margaret yavugaga ko biterwa nuko yifuza Roger. Yanavuze ko ajya murota. Roger wari hafi aho amwumva byahise bimushimisha cyane. Nyamara ibyishimo bye ntibyatinze kuko aho yari yihishe haje gusenyuka, hanyuma ahitagwa imbere y'umupadiri. Margaret n'uwo mupadiri baje kurega Roger kuri nyina, nawe wahise ababwira kumuhana. Margaret yaje kumukubita nubwo atabyifuzaga. Ubwo yari aryamye, mushiki we bahoranaga Bertie yaje kumusanga mu cyumba atangira kumuseka. Roger wari wababaye yahise amusaba kumureka wenyine mu gihe yari aryamye. Roger yumvishe urusaku rw'ibikombe. Agiye kureba yasanze wa mukozi we wabo witwa Helena yari aryamanye na wa mugabo yajyaniraga icyayi mu gitondo. Roger yashatse kumenya uwo mugabo uwo ari we. Muri ako kanya undi mukozi wabo witwaga Ursula yahise ahura nawe. Hanyuma Roger amubajije uwo mugabo Helena aryamana nawe uwo ari we. Ursula yamubwiye ko bose bazi uwo muntu uwo ari we, ariko ko batamuvuga kuko ari ibanga. Akimwangira, Roger yafashe icyemezo cyo kubaza se wabo witwaga Frank. Yasanze Frank arimo akoresha indebakure. Hari abantu yitegerezaga. Ubwo yumvaga Roger yinjira, Frank yahise areka ibyo yari arimo ahita ava muri icyo cyumba. Ubwo Roger yajyaga kureba muri iyo ndebakure, yabonye Frank yarimo yitegereza abantu barimo babyina mu mbuga y'iwabo bambaye ubusa. Frank yasize igitabo aho ngaho, hanyuma Roger ahita atangira kugisoma. Yasanze ari igitabo kivuga ku myororokere. Roger yasomaga icyo gitabo yihisha. Umunsi umwe Roger yari ari gusoma icyo gitabo, umwe mu bakozi b'iwabo w'umugabo yahise yinjira. Yamusanze mu cyumba yari arimo. Roger yarongeye arihisha. Helena nawe yahise aza, hanyuma atangira kugaburira amatungo yari muri iyo nzu. Uwo mugabo yahise afungirana Helena ahita ajya kumusambanya. Ubwo Roger yageragezaga kumutabara, Helena yaramubujije kuko yishimiraga ibyo yarimo akora. Roger yagiye mu cyumba cya Elsa, hanyuma afata igitabo yari asanzwe asoma agisimbuza icyo yari yakuye mu cyumba cya Frank. Yaje kumucunga asoma icyo gitabo, abona cyamushimishije. Kuri uwo munsi mu ijoro, Roger yabonye abantu bose bo muri urwo rugo bajya mu bikorwa bahoraga bakora. Buri mugabo yari ari kumwe n'umugore. Roger wenyine niwe utari uri kumwe n'umugore. Yahise ajya mu gikoni yibutse uko Helena ajya abigenza. Yasanze mu gikoni Ursula wari wasigaye. Yahise ashaka kumufata ku ngufu, gusa Ursula yahise amwiyaka aramukubita. Ursula yamukubise ikintu mu mutwe, gusa nyuma yahise atangira kumwihanganisha ndetse bari hafi kuryamana. Ubwo bari hafi kuryamana, hahise haza undi mukozi aba nk'ubavangiye. Roger yahise agenda yiruka afite ubwoba bwinshi. Roger yagiye kureba Raphael wemeye ko baryamana, gusa n'ubundi baje kuvangirwa n'umuntu watangaga ibinyamakuru byavugaga ko abagabo bose bagomba kujya mu gisirikare kuko intambara ya mbere y'isi yari imaze gutangira. Iminsi yakurikiyeho ntiyari myiza kuri Roger kuko abantu bose babaga bari kumwe n'abakunzi babo, kandi Roger byasaga nk'aho ari wenyine. Muri ako kanya hahise haba ikirori cyo gusezera ku bagabo kugira ngo bajye mu gisirikare. Roger na Frank nibo bonyine basigaye kuko Frank we yari arwaye asima. Bertie yahise afata Roger bajya kureba nyina wari uri kuganira na padiri. Nyina wa Roger yarahangayikiye umugabo we kuko yagiye atuma akora ibyaha byinshi. Uwo mupadiri yaramwihanganishije amubwira ko n'ubundi nyuma hari ibyiza yazakorana n'umugabo we. Umunsi wakurikiyeho Roger ubwo yari ari koga yabonye umukobwa uri gusoma cya gitabo. Yahise amusanga, hanyuma bararyamana. Nyuma yo kumara igihe kirekire abigerageza bikanga, nyuma Roger yaje kujya kureba Margaret, hanyuma amwereka ko nta kintu cyo gutinya ku bagabo. Mu byumweru bike Roger yaje kuryamana n'abantu bose bari muri urwo rugo. Yanaryamanye na mushiki we. Roger
yakomeje kujya aryamana nabo kugeza ubwo intambara yarangiraga, ba bagabo bakagaruka mu rugo. Roger yanateye inda bamwe mu bagore. Uwo mwana yongeye gusa naho asubira mu buzima bwe busanzwe, nyamara ingaruka z'imibonano mpuzabitsina idakingiye yagiye akora zatangiye kuza. Ursula, Margaret na Elsa bose yari yarabateye inda. Roger yari abizi neza ko mu gihe nyina yabimenya yazamugirira nabi. Uwo mwana w'umuhungu yaje kugira igitekerezo. Yasabye Margaret kwiyegereza cyane Frank kugira ngo azite ku mwana. Yanafashe ibintu bisa n'umutuku abishyira ku buriri bwa Elsa kugira ngo mu gihe yaza kuryamana n'umukunzi we aze kubona ko yari akiri isugi. Undi mugore yagombaga kureba uko abigenza yari Ursula, nawe washyingiranywe n'umugabo wo mu cyaro. Abo bagore uko ari batatu bose babonye abagabo. Ibibazo bya Roger bisa nk'ibirangiye, nyamara Helene nawe yaje kumubwira ko atwite. Roger yaje kumubwira ko azamushakira umugabo, gusa Helene yamubwiye ko yaryamanye n'abagabo hafi ya bose babaga muri urwo rugo, bityo rero ko azahitamo uwo azakunda. Ngiyi inkuru y'umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 16 agatera inda abagore batatu barimo na mushiki we. Uwo mwana yaryamanye n'abakozi b'iwabo mu rugo bose. Ndabashimiye mwese kuba mukurikira inkuru zacu zitandukanye kuri The Bros Entertainment. Ciao.